nk'umurenge wa Mageragero by'umwihariko tugeramo n'abantu barwanya leta y'u Rwanda kubera urugero nka Ingabire kubera ko nyine yakoze kuri ibi bitaro bya Centre de Santé ya Butamwa bibingora abahizi ko dushobora no kugira nabo yashuka ariko twese duhangana nabyo tukaba maso tukabasha kwigisha urubyiruko rwinshi tubaha ibiganiro bitandukanye tugahamagara abazi amateka by'ukuri kugira ngo basobanurire urubyiruko rutazagwa mu mutego. Warugarutse ku mubyeyi wa Victoire Ingabire akunze kugaragara nawe kenshi avuga ko atari byo, waduha amwe mu mateka y'uwo mubyeyi nimba hari icyo waba ubiziho? Yego murakoze, nubwo ntari mukuru cyane ariko nyine yari umuyobozi w'ibitaro bya Centre de Santé ya Butamwa. Amateka agaragara ni uko hari ababyeyi yapfomuzaga abana, bishatse kuvuga ubwo n'ababyeyi yashoboraga yabagiriraga nabi. Kimenyimenyi nk'ubu urwibutso rw'akarere bari kurwubaka hano iwacu, mu minsi ishize habonetsemo imibiri bigaragara yuko nayo ari abishwe bazira jenoside kuko yegereye ahari Centre de Santé ya Butamwa. Imibiri yabonetse aho muri parcelle y'ibitaro cyangwa ni ukuvuga ngo aho ari kubaka urwibutso ni ahari hubatswe n'ubundi urwibutso rwari rusanzwe ariko ni rutoya. Bateganya rero ko bazarugira urw'akarere, bari kurwagura. Mu kurwagura rero bafashe ku kibanza cyahoze ari cya Centre de Santé ya Butamwa. Bishatse kuvuga rero aho habonetse imibiri bigaragara yuko ariho hari muri parcelle y'ibitaro bya Butamwa. Bigaragara ko ariho bajugunyaga iyo mibiri. Yego. Haba ku rubanza rwiwe yaba arafunze cyangwa se yarahunze yarakatiwe meze bite? Ubundi nyina wa Ingabire we yarakatiwe burundu. Niyo mpamvu umukobwa ari we waje kugira ngo amere nk'utesha umutwe leta, noneho akaza no kubikorera aho bari batuye. We yarakatiwe kuko imanza gacaca za hano zaramukatiye ndetse n'inkiko. Yego. Arafunze Mageragere. Nyina wa Ingabire uwo bita Tereza ntafunze, ari hanze yarahunze. Yego. Hanyuma ni iki kuri ayo mateka musigaranye, ni iki wabwira barumuna bawe, ni iki muteganya kugira ngo murwanye icyo kintu? Ubundi ibyo byumvishije nkatwe twakuriye mu gihugu cyiza, wibaza hari n'igihe wibaza nimba umubyeyi wari umeze gutyo yarabayeho kuko bumva ari ibintu bitabaho ubundi. Ariko icyo bitwigisha bitugarura kuba twakwiga ndi umunyarwanda ya nyayo, tukamenya ko isano dusangiye ari iduhuza aho kugira ngo twite ku kintu gito kidutandukanye. Kuko nimba umuntu uri mu majyaruguru ahura no mu majyepfo, Iburasirazuba n'Iburengerazuba, bakavuga ururimi rumwe bagahuza, ubundi abo bantu ni bamwe. Bitandukanye n'ibindi bihugu bigira indimi nyinshi mu gihugu, ugasanga uri mu karere kamwe ntavuga kimwe n'uwo mu kandi karere. Bishatse kuvuga rero twe twagakwiye kuba twigira kuri ibyo byatanyije bigasenya ubunyarwanda, bigasenya ubumwe bw'abanyarwanda, twe tugasigasira uburyo ubumwe bw'abanyarwanda butazongera gusenyuka. Murakoze. Tugira ngo dusangize amwe mu mateka ku bijyanye nk'umuntu warokokiye hano, ariko by'umwihariko ugaruke ku byabaye hano kuri nyina wa Ingabire Victoire ukunze kuvuga ngo yakoraga hano kuri ikigo nderabuzima, bikavuga ko ari uruhare yashobora kuba yaragize. Ubundi urwo ruhare ni uruhe nk'abantu mwarokokiye hano? Uruhare rwo rwari runini kuko abatutsikazi cyangwa abatutsi benshi bazaga kuri ibi bitaro ntabwo bahabwaga serivisi ikwiriye mu gihe twari twinjiye mu bihe by'amashyaka no mu bihe igihugu cyari gifite umutekano mukeya ubwo jenoside yategurwaga. Ariko muri jenoside nyirizina ibyo twumvise kandi byanatubabaje, ni umuvandimwe wacu waje hano akuriwe mu by'ukuri atwite muri gihe cya jenoside. Yahaje ku itariki 11 z'ukwezi kwa 4 1994. Rero yaratuye Nyarufunzo hano bita Irubete. Aza rero nawe ahunze nk'abandi kuko interahamwe zari zamaze kugera muri quartier, hanyuma aza afite inda nk'uko abandi babyeyi bari bahungiye hano hepfo mu kigo kwa Frere. We kuko yari akuriwe n'ubundi we yarakomeje aza hano ku ivuriro
kuko n'igihe cyo kubyara ngira ngo cyari kigeze. Ahageze rero ngo baramwakiriye aramubyaza, ariko amaze kumubyaza mu by'ukuri ndamubyaje Tereza, umuganga wari uri aho witwaga Tereza, amaze kumubyaza rero ngo amuhereze uruhinja, abahereza interahamwe nyine zitaze mu mpanuka na hariya hepfo, n'abandi bantu bari bagiye kuroha muri Nyabarongo nawe agendamo. Ariko mu by'ukuri nk'umuganga wari ushinzwe gutanga ubuzima ntabwo yari akwiye kumujyana muri icyo gihe yari arimo. Mu by'ukuri nk'umubyeyi umaze kubyara wumva imvune yari afite, agahinda, umubabaro n'iki, ariko akagenda akajugunywa muri Nyabarongo. hanyuma urubyiruko rero harimo muri iki gihe abakoresha imbuga zitandukanye, imbuga nkoranyambaga zitandukanye bagenda bagaragaza uko u Rwanda rumeze, bavuga ko rutari, abakora ibintu bijyanye no gupfobya ndetse no guhakana jenoside. Hari n'icyo bavuga cyane nk'umuntu ufite amateka wabonye n'ibyo yaboneye n'amaso nk'umuntu warokotse jenoside yakorewe Abatutsi. Njyewe ku cyo nakangurira urubyiruko ni ukuba maso, bakarwanya abashobora gusubiza iki gihugu nko mu bihe twavuyemo, kuko jenoside yaratubabaje, yadusigiye ibikomere byinshi, dusigira agahinda kenshi, yaba ari ku mubiri yaba ari ku mutima. Nkakangurira rero urubyiruko nk'umubyeyi, ko nawe narabyaye mfite abana, ko bakwiye kuba maso, bakarwanya ikibi icyo ari cyo cyose gishobora guhungabanya umutekano w'igihugu, gishobora gutuma twasubira aho twavuye. Ikindi nakangurira urubyiruko ni ukwitonda cyane, kuko izi mbuga nkoranyambaga ziri mu bibayobya cyane, kuko niba urwa mbere rwarigishirijwe kwishyiga iwabo, rukigishirizwa amakuru base bavanye mu kabari, ariko bagakora jenoside igeze ku rugero nk'urwo twiboneye n'amaso, yatugejeje aho ku bikomere twagize. Dufite impungenge cyane ko batabaye maso cyaba ari ikibazo. Niba hari amakuru bahabwa, kuko bari mu ikoranabuhanga, ariko nibarigenzure neza. Nk'uko natangiye mbivuga kare, biriya ni nk'ifi iri ku meza. Niba iyo fi rero bumva bayirya, kuko bari mu gihugu cy'umutekano, bo bahawe amahirwe, bariga, bahawe ibishoboka byose, kandi leta yabibahaye, nta n'umwe ijonjoye, nta n'umwe irobanuye, itanga uburezi kuri bose. Bose rero bafite amahirwe angana, ariko ntabwo bakwiye kuyapfusha ubusa, cyane ko inkotanyi zarokoye abantu zari zifite imyaka nk'iyo bamwe bafite. Rero bahawe amahirwe yo kwiga, nibiga ibifite umumaro kandi babe maso kugira ngo batagwa mu moshya. Nicyo nakwifuriza urubyiruko nk'umubyeyi. Uruhare rwa leta nta byinshi navuga kuri leta, kuko ibyari ingenzi ni ukuri leta yarabidukoreye. Twahawe ubutabera, abakomerekejwe bahawe ubuvuzi, ikindi badukangurira ubumwe n'ubwiyunge. Uyu munsi nta kibazo dufitanye n'abadukoreye ibyaha, n'abatwishe, n'abatwiciye, kuko bahawe ubutabera ku ruhande rwabo, kandi natwe baduha ubutabera, bituma imitima yacu iruhuka, dutanga imbabazi. Uyu munsi dufatanyirije hamwe kubaka igihugu. Leta rero yakomeza kudushyigikira no kutubera amaso, nk'uko n'ubundi yatubereye maso. Icyo kintu nasaba leta, nta kindi. Murakoze.